wanga igihugu cye ntawe ubaho, ariko kubera iki wavuga mu gihugu cyawe ukabigicika? Umunyamakuru niwe muntu wa mbere ubonye Innocent ari konseri igitaramo cy'umunyarwanda. Rutijo abonye igitaramo nk'abandi, bawumaje igitaramo nk'abandi, ndaflyinga all the way, nagenze state zigera murenye uyu munsi, ko navuye Phoenix njya Denver, mva Denver nza Michigan, mvuye Michigan fata imodoka na timu yanjye ngeze ahangaha kwinjira mu gitaramo ibaye urayibonye. Oh my god, actually niba bitakubaye wakwicara ukabibwiraho. no ndikubwira ngo ntabwo ntuje. First of all, umuntu wese uzabona ino interview azamenye ko natuje, ntabwo ntuje na gatoya. Imaze ngo umutipe amamagarije nk'igisambo. Igihugu cyacu yaje kongera kwishimirwa n'umukino w'ikipe yacu Amavubi, yaje gutsindamo ibitego Yes, ibihe byiza abakunzi ba Gisubizo Media, nawe niba rugambira umbonye ugira ibihe byiza kandi ukomeze kugira ibihe byiza, ukomeze ubane natwe mu makuru meza kandi yizewe abagezweho. Nkuko nababwiye ni wa mungu wanyu igisubizo cy'abanyarwanda. Kuri uyu munsi none dufite new update ku muntu bita Bad Drama. Ese Bad Drama wumvikanye ku nkoranyambaga nyinshi zitandukanye, yagenda atuka igihugu cyacu cyatubyaye n'umuyobozi wacyo, aho yagiye atuka President Paul Kagame wacu amagambo mabi cyane, anateye isoni, anakabije, agenda avuga ibintu bibi cyane ku gihugu cy'u Rwanda, asabye igihugu cyamubyaye. Kuri uyu munsi w'ejo yaje kugaragara aho yavuye, aho yari atuye, agiye kwerekeza mu gitaramo cy'umuntu bita Ruti Joel. Ruti Joel akaba ari umwe mu bahanzi bakomeye cyane mu Rwanda, bakomeje gukora ibitaramo n'amafestival menshi cyane, akitabirwa n'abantu benshi bahambaye. Ubwo yaje kugaragaraho Bad Drama rero na timu yiwe, abashinzwe umutekano banga ko yinjira bitewe nuko Ruti Joel yamaze kumenya ko Bad Drama agiye kuhagera. Arangije ahamagara abashinzwe umutekano benshi cyane, barangije bamusohora nabi cyane, asohoka babaye, ari nabwo avuga amagambo menshi yisobanura. Abanyarwanda bakomeje kumwibutsa yuko nta muntu n'umwe uhemukira igihugu cy'u Rwanda ngo kimugwa amahoro. Ese wowe urabyumva? Nibyo koko iyo umuntu ahemukiye igihugu cyacu koko agenda amahoro cyangwa ntabwo agenda amahoro? Ni ikibazo wagakwiye nawe ubwawe kwibaza, ariko gifite n'igisubizo. Ubundi mu by'ukuri umuntu ugerageje gutuka President Paul Kagame, umuntu ugerageje kuvuga nabi igihugu cye cyamubyaye, atari n'igihugu cy'u Rwanda right now, n'ibindi bihugu bindi ibyo ari byo byose, igerageje kwangiza igihugu cyawe cyakubyaye, ntabwo byapfa kugwa amahoro, kubera ko igihugu ni ikintu gikomeye cyane. Igihugu kigizwe n'abantu benshi cyane, igihugu kigizwe n'abanyabwenge benshi cyane. Burya ngo ntugasuzugure urwakubyaye, ubwo ndavuga u Rwanda rwacu, igihugu cyacu dukunda. Niba rero wowe ukurikiye amakuru kuri Gisubizo Media, tuyaguhera ku gihe. Niba ushaka kugira ngo ujyabonera ku gihe, ukande subscribe, ukande na like, nurangiza ujye muri comment nawe ugira icyo bivugaho. Ese urumva uko Ruti kuba yagerageje gusohora Bad Drama mu gitaramo cyiwe akanamwirukana cyane nk'inzererezi nk'uko Bad Drama byivugira, urumva hari icyaha yakoze? Urumva hari ikosa yigeze akora? Ese wowe urabyumva ute kuba yagerageje kwereka Inyarwanda ko nta kintu yamukorera? Wa muntu bavuga ngo wakurogeye ntago wamuha ibiryo ku isahani iwawe, nikorera nawe byamugendekeye. Ese wowe urabyumva ute? Yes, mu yandi makuru twagiye tubona hirya no hino, Excellence Paul Kagame umukuru w'igihugu cyacu yaje kongera kwishimirwa n'umukino w'ikipe yacu Amavubi, yaje gutsindamo ibitego 4-0. Akaba ari ibitego byari bishimishije, ariko ari umukino rushimishije. Ese bari kwibaza ngo impinduka mu Mavubi zagarutse ngo zimeze zite? Niyo mpamvu rero kuri uyu munsi wa none nimugoroba dufite match ikomeye cyane. Iyo match kabiraza guhuza Amavubi n'indi kipe, biraza kuba bigonganye. Ubwo rero turaza kureba ese Amavubi none yikosoye, ari kutwereka forume ko yaje. Ese umukino uracyakomeje kumera neza? Nta wamenya niba ari gukomeza kuduha ibyishimo. Reka dutegereze turebe niba yakomeza kuduha ibyishimo. Ayandi makuru rero rwose ari news. Muri cyumweru cyashize umuntu bita Roskana, umuhanzi wacu dukunda byatari,
akaba ari n'umwe mu bantu b'abahanga bya hatari baba artiste, akaba ari umu content umwe artiste mubi cyane afite ubuhanga butangaje, akaba ari n'umuntu w'umu influencer ajya supporting abandi bahanzi bagenzi be. Uwo muhanzi akaba yaraje kwibwa YouTube channel yiwe, yibwa ikagicishwaho amakuru ya BBC n'ibindi binyamakuru bindi byajyaga biyanyuzaho, ariko kuba twamuvugishije muri iyi minsi avuze ko channel yiwe rwose bisa nkaho igiye kugaruka. Bari kubikurikirana abahanga mu bijyanye na Google Gmail na Google account babigeze kure. Ese wakibaza ngo yo account yiwe izagaruka gute, bizagenda bite? Tubihanga amaso. Niba rero wishimiye iki kiganiro tuba twabahaye cyangwa se amakuru tuba twabakoreye, niba ukomeje kuryoherwa nabyo kandi subscribe kugira twereke ko nawe uhari. Ese nawe tubwire muri comment urabona ibintu bimeze bite. Dusoza rero muri aya makuru yacu mba nabateguriye umunsi ku munsi yenda tubana mu bihe bigiye bitandukanye. Tugiye gusoza mbabwira yuko niba ufite ubukwe, ufite ibindi birori, ufite umwana w'umuhanzi cyangwa se nawe ubwawe uri umuhanzi ushaka gukora indirimbo ifite amashusho meza, ushaka umudirector ukina filime se, ukina comedy se, wakweditingira, wagufotorera, wakudirectingira, nta handi igisubizo ni hano. Tugufitiye company nziza cyane, tugufitiye umwe mu ba pro, umwe mu bahatari bya hatari. Nimero yiwe ibiri muri description y'iyi video, ukanda wasuraza kuyibona nawe ubundi ubwawe umwihamagare mwumvikane, kandi mbibutsa yuko ni igiciro gito cyane. Rero murakoze cyane gukurikirana amakuru. Imana ikomeze ibamere umugisha, ikomeze ibane namwe mu bihe byose, mu mirimo yanyu yose mukora. Muri abantu b'ingenzi, abantu b'agaciro cyane gufata umuyoboro wanyu mukadukurikira. Imana igikomeze ibahe imbaraga ndetse n'ubushobozi. Murakoze cyane. Nge wabanye namwe muri aya makuru, nta wundi ni igisubizo wanyu, igisubizo cy'abanyarwanda. Ndabakunda cyane, mukomeze munkurikirane, ubundi dukomeze tubahe update, tubahe video nyinshi, tubahe amakuru menshi agezweho. Mukomeze mubane natwe, yaba amakuru y'imyidagaduro, abastari n'ibindi nk'ibyo ngibyo.